위안가나 변하니 whisper words so sweetly 웃지 못한 행복함 Dancing in the moonlight 동화나고 호배가 Every touch feels right now Murakoze. ntacyo. Ko mwatinze kuza? Ko mwatinze kuza? Twari tuzi ko mutakije. Twabanje guca ahandi. Kandi tumenyereye ko muza mu gitondo. Mukaba muje iri joro. Byagenze gute? Hari ukuntu ni n'akazi katubana kenshi. Ya, nta kibazo. It's okay. Rero umugoroba mwiza wo tuzasubira gutaha. Sawa. Every step I take, I measure twice. Uramwitse? 'Cause you are my soulmate. I know the road that leads to you. Yabaimana yakumpa ukaba uwanje Ikumva naita mikora So I stay where I am Don't when I go home and I still reaches for your hand I don't run, I don't cross the line Kugukunda is something I keep inside Ese ubunkore iki I just stay with you. Kawanya puresha tsumutima niba warasenze neza Tuba. yo Bitese. sawa Mwenze neza. meze neza None se ejo iminsi ko watindije ibiryo umva nzaranyishe pe. ariko ubu koko uru rugo ese mwambwira ngo mugira umukozi w'imashini mugira umukozi wa komande mugira umukozi umeze gute ntabwo nzoza isahani ngo ninsoza nteke buri kanya uciye aha ngo arajya gacere yagaha akagwa mu masahani bose ngo arahageze n'integura imeza none nawe ngo urajya muzonge None se ko ari ubwa mbere watinze niyo mpamvu nari nkubajije. hoya ntabwo ndahisha Yahisha byahise. nimpisha ndakubwira Nta kibazo. ni ngombwa ngo nimpisha nkumenyeshe ni wowe unyishura muri uru rugo Si kandi arabambwiye ngo uramenyesha. ndakumenyesha Nta kibazo ndaza kukwibariza. Kuri kundeba gutya. wowe kuri kundeye ariko ubundi umuntu wese ariko ubundi uza mu gikoni gukora iki ibi ko ari ibiro byanje ari ejo umenye igihe ntekera n'igihe nsoreza urampemba muri uru rugo ese ubundi muri uru rugo umaze iki ni wende ko uru rugo umaze iki Maze iki? uru rugo teta yabaye umuzungu teta yabaye Monique teta yabaye umwarabu Ako sugo konje mubwira neza. umbwira neza iki ko ari uteka muri uza kumbaze uzumpahira ni wowe uhaha ibyo nteka Ibyo wati. sinza mzikorera ku gipangu n'akacere kuraza kumbaza ibiryo muri iyi nzu n'ukwirirwa ugaramye uri mushiki wa bose nta ukuvuga nta ni gutya gusa ugamarika amaguru ku yandi Ntabwo baguhemba. ni akahe kazi ukwezi gushira ukoze muri uru rugo usibye kujya kuri butike gutora kotegisi yawe Urabizi. nako kazi ugira rimwe muri uku kwezi nta kindi horangiza ngo ndajya ngo urajya iki wowe urateka cyangwa nzakugaburira amase Icyo bamuvuga nabi. cyangwa nzakugaburira amase ucike mu gikoni tuvuga nabi ninde wakubwiye nabi nakubujije kujyana mu ntebe Mwese muranyaga hano mwese. tukwanga gute Nusuri kumbwira nabi ko nje nkubaza ibiryo. Niba bitahari nta kibazo. ariko umbaza ibiryo gute muri uru rugo urateka Ni hotel. ukora iki kiruhije gituma nkugaburira kuba uri musaza wa boss urire habe n'umuzungu nzakugaburira amasenti uzosura kugaruka muno zogwane n'inzoka ziruka mu nda uwo kugira ngo woze ndabona burose nti wabushobora
Gabriel. ubwo rero ejo uzoja kubwira bose ngo nakiriye muri sinki uwo nyamakuru. Ubu ntabwo ari njyewe rwose nagira ikibazo. Shaka kukubaza. Tuzana bihera ariko reka nta kibazo mubaze. Mbabarira umbwire. Wowe ndushobora kuba ubimenyereye birambyemo simbizi. Ni igitekerezo. Ufite ikihe gitekerezo? Ni akabazo nyine n'igitekerezo byose birapatse. Wabona umuntu umunsi wa mbere ari bwo umubonye. Umunsi wa mbere nyine gutya. Nka kwa kundi waje mu rugo hano bwa mbere nkahita mubona. Nyine ubu wabona umuntu umunsi umwe ugahita umukunda. Mukunda? Mukunda? Ariko uzi ko wasaze teta? Wumvisha urugero utanze? Umunsi wa mbere kakwa kundi nagize gute? Ntago ari wowe ndi kuvuga. Kakwa kundi naje muri uru rugo. Nyine aribwo bwa mbere nyine tubonanye. Ni urugero nari nanze ariko ntago ari wowe. Reka ngusubize rero. Umbona bwa mbere warankunze? Ntago ari wowe. Ikibazo sije cyangwa inde? Umbona bwa mbere warankunze? Ibyo byose biterwa no guhuguka. Kwirirwa uryamye mu ntebe nta kintu ukora. Nyine njyewe nkabona umuntu nkatamukunda. Yesu mwana. Hari umuntu wakunze? Kandi ndi kukubaza mwana. Hari umuntu wakunze? Yesu Kristo mwami wamzaye mama. Wakundanye teta? Hakuze ko muri urugo wakundanye? Wakunze nde? Kambwira buke. Wakunze nde? Akwansubije. Bibaho. Wasaze wewe wataye umutwe. Hari umuntu wabonye mwavuganye se? Yaguhaye nimero se? Nandi kukubaza. Mwifotoje se? Wakunze iki? Kwifotoza? Uwo muntu ninde? Kutazosohoka muri iki gipango? Oya nakubazaga gusa nta kintu. Bose akujane mu bagorozi bakugorore, wataye umutwe, wataye sanse, wasaze wewe ntuzi ibintu urimo. Ese gukunda umuntu ni ikibazo. Ubonye umuntu bwa mbere ntimuvuganye ntimwifotoje ntimugize gute ntimusangi ngabanyapwesha tuzi umutima. Ngaho komeza imirimo yawe nta kibazo. Wakunda uzi ko wasaze wowe wataye umutwe? Urakundana usohoka muri wakunze nde? Security wakunze kacere? None bose yokwe bose yo kwica yo kunigisha isumi. Mwebwe Yesu n'umuntu arabimbaje. Jya kumunyu ugabanye pressure. Tega intoki kandi nshonje. Tega intoki ugabanye pressure ujya kumunyu ngo kandi nshonje cyangwa wakunze inzara. Kano gakobwa bosas gabanya puresha tuzo umutima niuta imani zokora kanso. Oui. Mwiriwe. Ntago nabamenye. Ni wa mukobwa Sabine. Nahigeze hahandi wandangije. Okay. Noneho tambika ako gahanda kari imbere yawe ka kaburimbo. Akangaka gakubise imbere ndi kubona. Urabona ntukiri muri umuhanda w'igitaka nakubwiye? Reba haruguru hari gahanda ka kaburimbo ibumoso. Utambike muri ako gahanda uragera ku gipangu cya 21. Haruguru y'umuhanda mu koko kwa kw'ibumoso guzamuka. Nuhagera ubwo urasona turakwakira. Sawa. Shamba ntiwarigenda ngo uri heza utari umuserekari. Ubaye umusoda ninde se wagutambika imbere ikintu icyo ari cyo cyose ko wahita ugifata umusoda. Umusoda. Ariko umusoda. Umusoda. Satejo. Umusoda. Umusoda. Umusoda.
umusoda inde wowe Biriwe. iki ni iki Urabona ari igiki? Bosi wawe haduyi kisasu imbunda burende karachinikofe urabona ari iki? amaye ngese barasubiza Bosi wawe arahari? bosi we wande Ufite bangahe? none se hano ugiramo ibiro Egerenda. yo ariyahuye yo ndamwahuranyije wa mwana w'umukobwa Kufata inkoni se gutyo. ucunze mabuye daharuise kuzamuka gutyo nonanga Ase wundi kushinzwe gucunga hano ibyanjye birakureba ubu. ho niko ufite rero ni rimwe uko kuntu uri gusa ni ikosa rwose uragira uburanga buto bw'amabuye urapfuye ntiwiriwe ndakugubanyije da ndakurahiye rwose ukanahumura gutyo ugosha gusiza iki cyane topisi kuko batani karorete wisiga ibye Ibyumba bikureba koko. harimo glycerine ya zobu utanibeshye utanongera kunkoraho ndanuka rwose ndanuka nyotera kure ndanuka fata nk'amabyo mu mpeke rwose meze nabi ndigishwemo nyihunza rwose gerayo Asundi abagwaye kazi bagukuye he kubyo guhereza kazi. nukumira abantu nkamwe rose kubambira ngo ugiye he uje hanga nta muntu wavugishije nawe nta muntu n'umwe wavuganye winjema wavuganye nande se atari ngiye utampamagaye uwo muntu wavuganye noneho naza gute noneho nibo mwavuganye ntago kingurira cyangwa wavuga ngo renga hano ukubona ari umuntu urimo se urukubona hari umuntu uri ahanga Ushobora gutuma bakwirukana. birukana nde njyewe se Wowe nyine. banyiruka njyewe se ariko ushaka guhana amategeko nje ngaho ndi uzarebe ububwira wari wese umubwire ngo umubaze ngo kaceri n'umuntu cyazakubwira Ni mu ntoki. komando intouchable umusirikare ukomeye Security. noneho kugira ngo wemere ko ngi hano ndenze uzagire n'ubwira hano noneho niba kwinjiza sigiyise renga umurongo utukura karame bose uri mu cyangwa oya ntane ni ikintu mbonye hanga kigicucu ndi kubona ntazi ngo ni cyahehe kikivuga ibintu by'ubucu wowe nige nagukane ngo ntago winjira mwanga wowe ntiwaninjira Ako vuyu ngabo. nuko ari we Uyu. Utuka abashyitsi mwamukuye. aho wizo kore uraza ko wenda mugane ako rero iyo uzi ikinyuma nyuma ba iyo uzi ikinyuma nyuma banakuretse ukinjira kuko inyuma ufite uruhushya sha wowe ugenda ikinyuma nyuma nta muntu wakubuza kwinjira ahubwo baza se wagureba imbere gusa ikinyuma nyuma arwari bagura ufunguzo kaja abasevire barya neza barakasha wewe ni karibu Stari. Ndabona ari heza. Ako pastor ntiwigeze unansuhuza umukristo wawe. Yesu ashimwe Ahimbazwe. ni karibu Okay, Star. ya ntago mutsinda kuyoboka batazi igikoni yakukumbye neza ha oyas kasa karamba gahombora ko murambora uri mubiki wewe ubundi byakaze none kubiri nizajya bazove no muzagaza shiraho ubundi byapfuye umva mubwire ntabyo bafataga umva mubwire mukirigirana igirana nkubwire amakuru banyita rubanda bafite amakuru yuzuye uzi ko boss n'ubushayishiramo uzi ko n'ubushayishira mu mazi neza akoze ngize yitigwamo uzi ko n'ubushayi kubitamo yitigwamo aramurashize nta mwana wakinguriye nta mukingo ufite imfunguzo inyuma boss ari gukubita umukasi arongoye umuntu se karakubita umukasi arangije se namwe yiyumviye ntago ararangiza oyas kandi aje kukubwira bari mu cyumba habasha bumwe we izo mfani zawe urasakuza siga ingoni hano twari igipfunsi namwiyumviye ko natari kumva bivuga se none se batanyara mu kazi biragenda Biragenda. Ndabona ufite mu rugo rwiza.
hari urakoze n'ibisanzwe. Okay, wari umeze ute se? Excuse me, reka nteko. Okay, mwere nari. Okay. Wari umeze ute se? Turaho. Ndabibona umeze neza. Inzira y'agakiza urakomeje? Ndakomeje. Sibyo twatubazo wambwiye. Nakwemera ko nzagufasha. Nawe ubundi ni inzira nziza nuyiyoboka izagufasha. Na bimwe bishobora kuba imbogamizi mu buzima bwawe, ikomeje inzira ubasha kugera gutubasha kwakira imbaraga zituma ubasha kurwana na zo mbogamizi. Ikindi ukitabira gahunda yo gusenga uko nabikubwiye, ku cyumweru aba ari amateraniro. Ariko iyo umuntu ashaka gusatira Imana akagirana ubusabane nayo, bisaba gufata igihe. Kandi buriya ukamenya kwisengera ku giti cyawe. Wenda gahoro gahoro ko tuzagenda tumenyerana, tuzagenda tugufasha mu buryo bwo kumenya gusenga. Harya aramwe witwa Sabine. Myaka si ikintu ubara ukuntu umuntu adahita izina rifata neza. Ku buryo waba wibagiye izina ryanjye? Nabyibutse. Sabine. Ntabwo nakwibagirwa. Uko byagenda kose ntabwo nakwibagirwa. Ntabwo wakomera utagirana ubusabane n'Imana. Bisaba rero yuko wajya ufata ibihe byo gusabana n'Imana, ntibibe ku cyumweru gusa waje mu materaniro, ukagira uburyo umenya gusengamo by'umwihariko ku giti cyawe. Gusa ndabona ukiri mutoya. Ese umaze igihe kingana iki ubatijwe mu mazi menshi cyangwa urabatizwa? Sabi, kutavuga. Wabyufuje Sabi? Siwembaza? Warumbashe ngo iki? Sorry. Warugiye heze? Sorry gatoya. Nakubajije ni umaze igihe kingana iki ubatijwe cyangwa nturabatizwa? Pastor, urebye ibyo ndakeka uyu munsi bitari ngombwa ko tubiganiraho. Nyine urebye ngenda kwikundira. Sabi, ugize ngo iki? Ese hari icyaha kibirimo? Uravuze ngo urankunda? Cyane rwose. Okay. N'ubundi Imana se ko dutoza gukundana, Imana idutoza gukundana. Buriya ngo urukundo ruruta byose. Kandi ukwiriye kunkunda nk'uko ukunda bagenzi bawe. Oya, ntabwo hanjye sinjye ubwo ngukunda rutandukanye n'ubwo nkunda abandi. Sinzi impamvu. Jesus Christ. Sabi. Icyaha kibirimo ni ikihe Pastor? Ese kuba uri pasiteri? Buretse nta kibazo ufite? Nta kibazo mfite. Nta kibazo ufite? Nuse n'icyaha kuba nagukunda. Ese ni njyewe wabi? Sabi,
vuga Mana ngusengere oya oya pastor kuna ntugakabye buretse ibyo subiza ntiwaje hano ngufashe mu buryo bwo kuyoboka Imana nabyumvishije nyine iby'Imana wabimbwiye byarangiye rero umva nanjye none se ntabwo ukeneye nibura n'amasengesho umuntu agufashe gusenga wakira izo mbaraga wowe banza wumva icyifuzo cyanjye ubone kuzana ibyo bindi icyifuzo kigenda gitese kandi se nakukikubwiye Jesus Christ ako pastor ugiye kawukabye kuko nkabyane byose ni ngombwa ngo ubizanemo upasiteri undi se nk'urugo ndabona ari na rwiza twarwana seshanura twose inzu twayibanamo cyane rwose umva rero umukobwa mwiza sibyo ushobora kuba waranyibeshyeho ntabwo nakwibeshyeho umutima se ureba wenda usibye ko ntambaye ikimenyetso kigaragara yuko nubatse ariko ubu ni ikosa ryanjye ndaza kuyisubizamo jewe nyine nk'uko usanzwe ufite amakuru n'umushumba ikindi buriya ndubatse hano iwanjye mpabana n'umudamu wanjye nubwo wenda atari hano ariko gifite umugore ukora umurimo wa gisirikare siko giteretse aha ngaha I don't need the night to say your name. Dove nago bere sincure cure. Every step I take I measure twice, 'cause you are my soulmate. I know the road that leads to you. Yabaimana kumpa ukaba uwanje ikumva naita mikora. So I stay where I am. Don't when I go home but I still reaches for your hand. I don't run, I don't cross the line. Kugukunda is something I keep inside.